Nyemera nongere ngusuhuze nshuti mukunzi wacu aho ugiye uherereye hirya no hino mu ntara, ari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Mwe mwese reka nkomeze kugira mbabwira nti mukomeze kugira ibihe byiza cyane namwe muri mu mujyi wa Kigali. Reka nkomeze kugira mbabwira nti mukomeze kugira ibihe byiza cyane, mbonaho no kwihanganisha abakunzi ba Vava wamamaye nka Dorimbogo. Mu by'ukuri murabizi ko muri iyi minsi turi mu gahinda gakomeye cyane k'umuvandimwe wacu Vava wamamaye nka Dorimbogo. Murabizi ko mu by'ukuri yitabye Imana mu minsi yashize, ubu ngubu rwose akaba ari amarira menshi cyane, akaba ari agahinda gakomeye cyane, gusa turakomeza kugenda twihangana kandi mu buryo bukomeye. Ikiriho rero uyu munsi ni uko icyo nagutangariza ni uko uyu munsi bamaze gufata abakekwaho kuba bagize uruhare mu kuba Dorimbogo atakiri ku isi, cyangwa se abamaze kugira uruhare mu rupfu rwa Dorimbogo. Icyo rero nicyo nakubwira uyu munsi wa none, gusa nanone dukomeza kugenda turushaho kugenda twihangana, tuzi neza ko biri buze kugira icyerekezo, biri buze kugiraho mu by'ukuri umuvandimwe wacu agahorerwa. Ikindi rero nababwira ni uko bikomeje kugenda bifata indi ntera, ubwicanyi bukomeye, ubwicanyi bukabije. Uru rupfu rwo ruteye agahinda kandi rurakabije. Aha ni mu karere ka Ngoma, aho ni mu murenge wa Rurenge, ahitwa mu murenge wa Rurenge. Rero ni ahantu hakomeje kugaragara ubwicanyi bukomeye cyane. Umusore uherutse kwicwa asanzwe mu nzu ye, uyu musore yitwa Celestin, bamusanze mu nzu baramwica, bamutema igikanu. Bamaze kumutema biba ngombwa ko bamunogoramo amaso. Mu by'ukuri urumva ko ubwicanyi bukomeje gukara cyane aha hantu. Rero muri uyu murenge ubundi kera hari komine Vumwe, ariko uyu munsi hakaba hitwa ku musozi wa Vumwe. Ariko izina Vumwe twaje gukurikirana ngo tumenye ese izina Vumwe ryakomotse hehe. Ese ubundi Vumwe ni Vumwe bisobanuye kuvumwa? Nabyo ndakomeza kugenda nkusobanura neza cyane uko bimeze. Ukuri mu by'ukuri Vumwe icyo byari bishatse kuvuga ni iki ngiki. Ubundi aha hantu hari hatuye umugabekazi witwaga Nyirakaboga, wari umugore cyangwa se wari umugore w'umwami Rwabugiri. Icyo gihe rero byaje kuba bitagenda neza cyane. Umwami Rwabugiri yanga Nyirakaboga cyangwa se aramucamuca mu rugo, afata abaja, afata abagaragu, afata n'inka, azijyana kuri uyu musozi yise Vumwe, arawuvuma, amusigira abaja n'abagaragu n'inka n'abana be. Ubundi umugore aba iyo ngiyo atari mu rugo rw'ubwami. Ni ukuvuga ngo we nubwo yari umugaragu, nubwo yari umwamikazi cyangwa se umugabekazi, ariko yari umugabekazi kuko yari umugore w'umwami, ariko yaje gusigwa kuri uwo musozi witwa Vumwe. Kuri uyu munsi rero aho ngaho muri uwo musozi, kuri uwo musozi wa Vumwe, ntago Nyirakabuga kihatuye. Birumvikana ko yamaze kwitaba Imana, yamaze kugenda, abagaragu be nabo bamaze kuhava, baragiye, barapfuye. Ariko uyu munsi noneho umusozi wakomeje ukomeza kugaragara ibibazo bikomeye cyane, kuko ubu ngubu mu mateka twakomeje kugenda ducukura tunakurikirana, birumvikana ko bivugwa ko hatigeze hareka kwicirwaho abantu mu gihe kigiye gitandukanye. Niyo maze kukubwira umusore witwa Celestin umaze kwicirwa aha ngaha mu minsi ya vuba cyane. Hari habanjijwe undi nanone wakubiswe, arakubitwa inkoni nyinshi cyane, birangira nawe yishwe n'inkoni. Ndetse nanone mu minsi yari habanjije mike cyane, hadaciyemo umwaka umwe, nibwo haje kwicirwa umugore watewe ibyuma mu ijosi, birangira ijosi barishinguyemo. Ngo bivugwa ko umutwe wagiye kugurishwa hanze, mu bihugu byo hanze. Ariko abaje kumwica cyangwa se kumwivugana, abo barafunzwe, bari muri gereza. Birumvikana hakaba hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse n'ubwicanyi, urugomo rwa hato na hato. Waganira n'abaturage bagiye bahatuye bakakubwira ko ibi byose biterwa n'uko hitwa ku musozi wa Vumwe. Sinzi niba ariko biri, ariko byose reka tubitege Nyagasani, Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndabakunda cyane.